dore igiteranire ADEPR Paruwasi ya Remera ngukumbuje ibihe byiza by'ivugabutumwa yaduteguriye muri iki cyumweru cyose. Mu ntego igira iti hahirwa uwizeye kuko ibyabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Iki giterane kiramara icyumweru cyose nukuva kuri 24 kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2018. Mu minsi mibiri turatangira kuva saa 10 kugeza saa 2 z'umugoroba, naho muri weekend nukuva saa 8 z'amanywa kugeza saa 1 z'umugoroba. Ni ibihe byiza by'impemburo byuje umunezero. Turi kumwe na korali Amahoro, korali Lion, korali Abahetsi, ababibyikwaya, Besareri kwaya ndetse na korali La Fraternité. Korali zatumiwe rero ukumbuye izi korali kuzibona ziririmbira ku rubyiniro rwacu, banga kureba abakorera Yesu kwaya yo kuri ADEPR Rukurazo na korali Holy Nation yo mu Gatenga. Utibagire Shalom kwa Nyarugenge. Tuzaba tugenda twumva ubwiza bw'Imana abahanzi bacu baturimbira nka Simon Kabera ndetse na Bosco Nshuti. Wari ukumbuye guhembuka binyuze mu ijambo ry'Imana? Ntucike, turi kumwe na Evangeliste Shizirungu, Evangeliste Jean Paul Nzaramba, Pastor Munezero ndetse na Pastor Wambaje Emmanuel. Mwene utabonye ibyiza biri hano kuri ADEPR Remera waba ucikanwe pe ntiwazabona icyo ubwira abandi.